nk'uko uri kubibona urabona yuko rwose Imana ikomeje kugenda igaragaza ukuboko kwayo mu bana b'abanyarwanda cyangwa se mu bakobwa ndetse n'abasore b'abanyarwanda. Njye nkunda kubabwira ngo nawakoreye Imana ngo yikorere amaboko, nuyizera ukayiringira ntabwo izagukoza isoni. Nawavuze neza izina ry'Imana, nawahesheje Imana ikuzo cyangwa se nawakoze igikorwa kimwe gusa kigaragaza izina ry'Imana ngo nirangiza imukoze isoni cyangwa se imusebye. Nyamuneka abantu bazavuga byinshi, abantu bazakora byinshi, ariko Imana igiye uyizera, igiye uyiringira, I believe yuko rwose itazigera igukoza isoni. Cyangwa muraho wambwiye mine oyambwira bro nk'uko uri kubibona ku mafoto cyangwa se kuri screen zawe, Irene murindahabi yakoze umurenge cyangwa se yasezeranye mu murenge. Ni ibintu byari byiza, ni ibintu byishimiwe n'abantu benshi cyangwa se abenshi bakomeje kugenda bagira bati ni scam, ni planka, rwose barabeshya, ntabwo ari byo. Ariko uyu munsi rwose Irene yagize gutya aravuga ati, arababwira ngo nyamuneka nikuze Liliane n'uwanjye, nikuze Liliane rwose ubu ngubu nemeye yuko kira kitu cyangwa se buri kimwe cyose tuzagisangira. Ubundi baravuga ngo yakamanitse cyangwa se ni makeya. Abagabo ndetse n'abamama bamwe na bamwe nibo bakunda kugira bati iyo vuze ngo ndabyemeye, iyo umanitse akaboko kavuga uti rwose nemeye kuzabana nawe mu bibi n'ibyiza, kandi rwose ahangaha nibwo uba ugiye kuronka cyangwa se nibwo uba ugiye kubona igisobanuro cy'urukundo rw'ukuri ndetse n'urukundo rw'uburyarya. Ati umuntu yemeye kubana nawe, iyo umuntu yemeye kuvuga ngo nzasangira nawe kandi nzasazana nawe, rwose abagukunda kandi adashidikanya nta buryarya burimo. Mbere yo kumva kuri iyi nkuru reka mbanze nkubwire akantu gato cyane katangaje cyangwa se katunguye abantu benshi. Ubundi murabizi mu minsi yashize uwitwa Nyambo Jessica yakoze umurenge, ariko nyine mu gukora umurenge nyine yabigize ibanga cyangwa se yari yabigize secure cyangwa se yari yabigize prive cyane. Ariko yaje gutungurwa no kubona abanyamakuru bamutanze ku murenge, abanyamakuru nyine bamutanzeyo, biza kurangira Nyambo nyine biramutungura biranamubabaza, nyine bigaragara yuko rwose nyine atigeze yishimira uburyo abanyamakuru bamufashemwo video kandi yari yabigize ibanga. Ariko Irene murindahabi nawe rwose wagira ngo yigiyemwo isomo. Ibaze ko Irene yaguze umurenge ajya gusezeranira i Rwamagana mu murenge wa Gishari, ahitwa Igishari. Rwose abantu mwese mutuye i Rwamagana murahazi cyane. Niba uri kumva ino video uzi neza ko utuye i Rwamagana, ndagusuje cyane kandi rwose Imana ikublessing. Uze gucasa muri comment unyandikire mu ngo rwose njewe rwose narindi kumva ino video nibereye i Rwamagana. Soro nyine uri kumva yuko rwose na kantu kiza cyane Irene yakoze, yirinze akajagari. Cyo nicyo cyambere, kandi yirinze nyine amagambo y'abantu cyangwa se ibyo abantu bavuga, yirinze gushwana n'abantu. Yaragiye yigura umurenge Rwamagana, ubundi afata umukunzi we rwose baragenda bajya gukora icyo twita mariage. Abantu rwose mwatekerezaga yuko nikuze Liliane mwapropose cyangwa se mwari mwamukunze, mwari mwamwishimiye, abakobwa mwajyaga muvuga muti rwose Irene buriya yaba uwanjye, ukajya umwandikira utu SMS turagukunda. Niba nawe wari uri muri abo bafana rwose najya umenyeshe neza yuko today uyu munsi tangira ugene gacya cyane kubera yuko yamaze kubona urubavu rwiwe. Niba nawe wabyishimiye uze gucasa muri comment wandike mu rwose ngo Irene ndetse na Liliane tubifurije kuzagira urugo rwiza, Imana izababe ariko cyangwa nawe twakibagira ko n'ururimi rwacu n'umuco wacu never. Kandi umwana wanjye namara kuvuga nzamwigisha Ikinyarwanda kugira ngo tujye tuvugana mu murenga mu Kinyarwanda. Iyindi nkuru itangaje cyane cyangwa se iyindi nkuru iri turende cyane hano mu Rwanda nyine yishimiwe n'abantu batari bakiya cyane, ni inkuru y'uwitwa Miss Naomi. Miss Nishimwe Naomi mwabonye yuko rwose mu minsi yatambutse ejo nabakoreye inkuru ariko ntiyagenda neza, niba mvu ino story cyangwa se ino nkuru nongeye kuba nayigarura. Miss Naomi rwose Imana ikomeje kuba mu ruhande rwiwe, niba mvu natangiye mbabwira ngo iyo wakoreye Imana, iyo wizeye Imana ukayivuga neza, nusebye izina ryayo ntabwo yagukoza isoni. Miss Naomi ndetse n'umukunzi wiwe witwa Mike Tesfaye baritegura cyangwa se bari mu rugendo rwo kwitegura kwibaruka imfura yabo. Ni ukuri ni ibintu byiza, ni ibintu kandi byo kwishimirwa. Ubone murabizi neza nyine iyo umuntu atarabyara kandi yarubatse, ibintu byinshi biravugwa, amagambo aravugwa, ibintu byinshi nyine ugasanga nyine muri make usanga ufite ikintu twita pressure. Soro buriya ngiye byarananyigishije cyangwa se nabigiyeho isomo rikomeye cyane. Ushobora kubana n'umuntu ariko nimwite mwibaruka, byose birashoboka. Bishobora kuwenda kubera impamvu zanyu cyangwa se wenda bikaba wenda no ku mpamvu zitunguranye. Nyine ngiye nakwemwo isomo
isomo. Nge ubundi murabizi anga rwose inkuru zose mbakora, story zose mbakorera ntabwo mbangamije kugira ngo nyine tuganire gusa, oya mbangamije yuko byibura wakuramo isomo, nyine byagusigira isomo cyangwa se icyigisho. Rero nyamuneka iyo nayo yari inkuru iri turene cyane hano mu Rwanda cyangwa se iri gukomeza kugenda isirikira kuri social media cyangwa se kuri iyi mihanda nk'uko nyine abantu bamwe mu rubyiruko dukunze kubyivugira. Navuka atavuga nzatavuga oh that's not my child. Kuma kuvuga ibihekane kwa mwa ha. Iyi ni inkuru iri turende cyane hano mu Rwanda, ni inkuru y'uwitwa Lynda Priya ndetse n'umukunzi wiwe witwa Irene Christian. Ngo kuriya ngo nugushaka ngo views ngibiki, wowe udashaka views se akarimo k'amaboko ufite ukora ntiwe nawe niruga kumaye none nawe nanjye ibyo mbikorera kuri channel yanjye. Nyamuneka murabizi mu minsi yashize hari abakobwa bagira kuri babiri bagiye kwa Irene Murindahabi bakora ikiganiro, nyine basa nk'abafocusinga cyangwa se nk'abakora ikiganiro bavuga kuri famiye y'uwitwa Lynda Priya. Rwose ni ibintu bitashimishije Lynda Priya, ni ibintu bitanishimishije na gatoya umugabo wiwe Irene Christian. Baragize bati rwose mwokabyara mwe tubasabye imbabazi, turabinginze turapfukamye tubasabye imbabazi, mutubabarire pe muduhe amahoro, kubera yuko buriya mu buzima tubamo buri muntu wese agira deadline cyangwa se agira umurongo ngenerwaho w'ubuzima bwiwe. Ati nibo tubana rwose tukaba tutarabyara, nyine mutubabarire kandi abakote tukureta cyangwa se ababloga namwe tubasabye imbabazi pe. Gukomeza kugenda muvuga kuri famille yacu, gukomeza kuvuga umuryango wacu, ndamya nashidikanya nta kintu mwungukamo. Gusebya umuryango wacu nta kintu bizabamara, kubera yuko twebwe biratwafekta cyangwa se bitugiraho ingaruka. Ro urumva yuko rwose nawe niba uri muri abo ngabo bajyaga batekereza gutangira ibiganiro nyine muvuga ku muntu runaka cyangwa se ufocusinga ku muntu runaka, ndakumenyesha yuko uba ugomba kwitunda cyangwa se uba ugomba kwitwareka. Kandi inama nakugira wenda niba ukunda n'ibiganiro byacu ukaba nawe uri umukoteti creator, ni amakosa akomeye cyane kuvuga ku muntu w'icyamamare nyine ukamuvugaho inkuru ariko we ubwe atatangaje. Buriya kuvuga amakuru neza ni ukuvuga inkuru. Wenda nk'urugero abantu bamwe na bamwe usanga tutarize n'ubunyamakuru, usanga nyine wenda nana skills nyinshi zihagije dufite nyine ku ibyo bintu, ariko buriya bibaye byiza wajya ukora inkuru ariko byibura nyir'ubwite ari wowe itangaje cyangwa se ari wowe wabigizemo uruhare. Kuvuga inkuru ubonanye abandi, kuvuga inkuru rwose ubonye ahandi, ibi ngibi bishobora kuzakugiraho ingaruka. Ngiye byigeze kumbaho rimwe nigeze gutegura inkuru, none maje kwitegura nana ya prodinze nayitanze, nyuma nsanga iyo nkuru itarigeze ibaho. Ro urumva niyo mpamvu nkubwira ngo uba ugomba kwitunda before yuko nyine ugira ibiki utangaza inkuru. Iyi ni inkuru iri turende cyane hano mu Rwanda, ni inkuru y'umunyarwandakazi, umukobwakazi, umuhanzikazi witwa Bwiza Emerance. Biri kuvuga yuko rwose Bwiza nawe yaba ari mu rukundo. Nago abantu benshi Bwiza yabibajijweho ariko ntiyabasha nyine kuba yagira ikintu ahita atangaza. Soro nyamuneka Bwiza bamubajije nibo nyine wenda koko yaba ari mu rukundo cyangwa se nibo ibiri kuvugwa byaba ari byo, ariko yararuciye ararumera, nta kintu yigeze atangaza. Ro abantu mwese muri kubona inkuru ziri gutrendinga, Bwiza ari mu rukundo na manager wiwe, Bwiza ari mu rukundo n'umujyanama wiwe, nyamuneka bishobora kuba ari byo cyangwa se wenda ugasanga atari nabyo, kubera yuko ni amakuru ahamye afatika yari yatangazwa na ba nyir'ubwite uko ari bombe. Rero ibi ngibi byaje nyuma yuko Bwiza agiye gucelebrate cyangwa se kwinjoyinga happy birthday yiwe mu gihugu cy'iki, mu gihugu cy'Uburayi. Rero urumva hakomeje kugenda hagaragara utuvidiyo nyine ari kumwe na manager wiwe yamuturikiriza champagne ndetse n'ibindi, nyine wenda nyine bigaragara yuko rwose ari abantu bishimiranye, ariko biriya mwibutse neza yuko ntabwo bisigura urukundo rw'ukuri. Ndagushimiye cyane rero wewe udame gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi tubahereza uko bwije nuko bukeye, twe mwumva cyangwa se ngiye mwumva ubakura zino nkuru uko bwije nuko bukeye. Amazina yanjye nitwa Ivan, ho tubicano yacu ikitwa Ivatok Empire. Nukuri rwose niba warebye no video kugira anga igeze, Imana ikurinde kandi uduha n'umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.